twizera rero umuzuko w'abapfuye no kugaruka kwa Kristo. Haleluya. Twebwe twizera abakristo, umuntu wizera Bibiliya, umuntu uvuga ko ari umukristo agomba kwemera no kwizera rwose adashidikanya ko Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero, kandi ko n'abapfuye bizera bazazuka akabajyana. Mana tugirire neza. N'ubundi Pawulo yaranditse mu Batesalonike, arandika aravuga ngo ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa, ariko nta nubwo tuzabanziriza kujyanwa abazaba bakiriho mu isi, ntabwo bazabanziriza abapfuye, ahubwo abapfuye bizeye bazabanza kuzuka, hanyuma bahindurwe, natwe duhindurwe dusanganire umwami mu kirere. Kristo azaza kudutwara. Haleluya. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Imana Ishimwe Domina, ndi umupastori mu itorero ryitwa Holy Mountain, ariko nkaba n'umuyobozi wa Minisiteri y'Ivugabutumwa yitwa Hozana Ministry, ikora ivugabutumwa mu bakobwa bo ku muhanda i Nyamirambo. Ndashimira rero televiziyo Impuhwe inyemereye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Numva narayobowe n'Umwuka Wera kugira ngo dusangire inyigisho za doctrine biblique kubw'impamvu zitandukanye. Ariko mbere yuko dukomeza twinjira nyine muri icyo kiganiro, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ubuntu bwawe butangaje n'imbabazi zawe zihoraho. Turagushimira yuko uri Imana yacu yaturemye, turagushimira yuko uri Data wa twese, turagushimira ubuntu bwawe butangaje n'imbabazi zawe zibana natwe. Turagushimira kandi yuko waduhamagaye ukatumenyesha agakiza kawe, ko watanze Yesu Kristo umwana w'ikinege kugira ngo twebwe twese ducungurwe kandi tubashe kubona ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ndagushimira by'umwihariko ko mbashije kugera hano kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe, tuganire amagambo yo kudufasha, yo kutwubaka, yo kugira ngo adukomeze kandi adukuze, atugeze ku gihagararo cyiza, tugere ku cyo Kristo yadufatiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasaba presence yawe Mana yacu, ndasaba kugira ngo Umwuka wawe Wera azanyobore kandi aze adufashe, ari ngewe ari n'aba zatega amatwi kino kiganiro bose bafashwe nawe, kugira ngo ijambo ryawe ritugirire umumaro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro rero muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Nagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana yanditse mu rwandiko rwa Tito. Rwandiko rwa Tito, ibice 2, umurongo wa 1. Rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Tito. Duhereye ku murongo wa 1 haravuga ngo Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo, mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera. Kadusimbuke tujye ku bice 2 umurongo wa 1.
haravuga ngo ariko wehoho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima. Imana yacu itugirire neza. Nababwiye ngo nagambiriye mu mutima wanjye kuzigisha abakristo benshi inyigisho za doctrine biblique, bishatse kuvuga ngo ni imyizerere shingiro ya Bibiliya cyangwa se inyigisho shingiro za gikristo. Ibyo nabitewe nuko nasanze naritegereje muri iyi minsi mbona hadutse inyigisho nyinshi z'ubuyobe. Abantu barimo barahura n'inyigisho zibatera gucanganyikirwa, zishobora gutuma bamwe bava mu byizerwa by'ukuri bagatangira kwizera ibintu bitari by'ukuri, ibintu bitazabahesha ubugingo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Kubw'ibyo rero nasanze bikwiriye yuko abakozi b'Imana, abapasiteri, abashumba dukwiriye rwose guhaguruka tukigisha inyigisho shingiro za Bibiliya kugira ngo abakristo babashe kuzimenya neza, bitume badatwarwa n'imiyaga y'uburyo butari bumwe bahura nayo y'inyigisho zitandukanye. Imana yacu itugirire neza. Aho tumaze gusoma Pawulo yandikiye Tito aramubwira ati ariko wehoho ujye uvuga cyangwa wigishe ibihuye n'inyigisho nzima. Imana yacu itugirire neza. Iyo niyo ntego nanjye mfite yo kwigisha inyigisho nzima kugira ngo abakristo bazimenye. Usanga rero akenshi iki kintu tuvuga ngo ni Bible doctrine cyangwa se doctrine biblique, abakristo bakivuga ku munwa, bakavuga bati hariho doctrine na discipline, ariko ugasanga ntabwo bazi kubitandukanya. Kandi abantu benshi b'abanyamadini atandukanye nabo bafite inyigisho zabo bigisha, ugasanga umukristo ntabwo ari kubasha gucanganyikirwa. Ndashaka kuvuga abantu batizera Bibiliya, cyangwa se hari abafite imyizerere bakavuga ko bizera Bibiliya ariko ugasanga barigisha ibidahuye n'ukuri kwayo mu by'ukuri. Ugasanga umukristo ahuye n'umusilamu n'urugero, agatangira kumwumvisha uburyo ki Bibiliya itavuga ukuri, akoresheje kandi imirongo imwe n'imwe yo muri Bibiliya. Noneho byaterwa n'ubumenyi bukeya umukristo afite, ugasanga atangiye gushidikanya ku byo yizeraga. Imana yacu itugirire neza. Nasanze rero ari ngombwa ko abakristo bamenya neza ibyizerwa shingiro ibyo ari byo. Umuntu uvuga ngo ni umukristo akavuga ati ngende umukristo nizera Bibiliya, akwiriye kumenya ni umukristo. Ubundi kuba umukristo bivuga iki? Cyangwa umukristo ni ibiki yizera kuri Kristo? Ni ibiki yizera ku Mana? Kuvuga ngo ndizera Imana, uyizera Imana ni iki? Imana ninde? Imana ikurite? Imana tugirire neza. Ibyo rero nibyo cyatumye numva mpatiwe cyane kugira ngo ngerageze nanjye gutanga umusanzu wanjye kuri bike nzi. Pawulo yaranditse aravuga ati ibyo nahawe n'umwami kumenya nibyo nabahaye nanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni ngari, ntabwo twayimenya yose neza tukiri muri ubu buzima. Bibiliya ivuga ngo tumenyeho gato, dusogongeraho gato, tugenda tumenyeho akantu gato gato. Nanjye rero nagira ngo agato nzi, udukeya nzi, mbashe kudusangira n'abakristo, bityo nabo bagenda babimenya, n'abandi bene data abakozi b'Imana nabo bazajya bagenda bigisha ibindi bitandukanye. Ntatinze rero nashaka kwigisha iki, kuvuga iki muri iyi nyigisho. Nashaka
kwerekana inkingi eshanu. Hari inkingi eshanu zo kwizera kwa gikristo tuzigaho, ndetse hakaba hari n'inyigisho 10 shingiro zo muri doctrine biblique abakristo bakwiriye kwiga bakazimenya. Ubundi zigwa mu mashuri ya theology, ariko ngewe maze kuziga mu mashuri nyine ya theology nize, nasanze ko izi nyigisho zidakwiriye abateoloji bonyine, ahubwo zikwiriye kwigishwa abakristo bose muri rusange bakazimenya, kugira ngo nyine babashe kumenya neza ibyo bizera ibyo ari byo. Ibi kwizera kwa gikristo ni iki? Imana yacu tugirire neza. Ubwo rero nyine mu gutangira ndashaka kubabwira inkingi eshanu zo kwizera kwa gikristo, hanyuma nkanababwira nizo nyigisho 10, hanyuma tukazagenda noneho dusubira inyuma twiga buri kamwe buhoro buhoro. Ndashimira bene data bo kuri iyi televiziyo Impuhwe ko banyemereye ko nzajya mbona umwanya umwe munsi umwe mu cyumweru nkaza tugasangira kuri izi nyigisho. Imana yacu idufashe. Rero muri izo nyigisho za theology za doctrine biblique harimo ibintu 5 by'ingenzi umukristo wizera Kristo aba agomba kuba azi, agomba kwizera kandi azi neza ibyo ari byo. Inkingi eshanu zo kwizera kwa gikristo. Inkingi ya mbere, kwizera kwa gikristo gushingiyeho twizera ko Kristo yabyawe n'umukobwa w'isugi. Imana tugirire neza. Ko no kwizera kwa ni inkingi ya mbere yo kwizera kwa gikristo. Twizera Yesu Kristo ko yabyawe n'umukobwa w'isugi, yavutse mu buryo bw'usugi. Imana yacu itugirire neza. Ibi bishatse kuvuga ngo Yesu ntabwo yabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore nk'uko abandi bana bose bavuka, ahubwo yabyawe n'umukobwa w'isugi. Imana yacu itugirire neza. Kuba rero yarabyawe n'umukobwa w'isugi bivuze iki? Kuki tugomba kubyizera? Bifite impamvu nk'ebyiri cyangwa se ni impamvu nyinshi, ariko ndashaka kubabwiramo nk'ebyiri cyangwa 3. Impamvu ya mbere, iri ni isezerano ryatangiye muri Edeni, ryari risohoye. Murabyibuka Adamu na Eva bacumura. Adamu na Eva bacumura, Imana ikaza kubareba aho yari isanzwe ibareba, ikababura, ikabahamagara iti mwagiye he? Adamu aravuga ati twagiye kwihisha, twamenye ko twambaye ubusa, twabonye twambaye ubusa tujye kwihisha. Imana nayo ati ninde wabwiye ko mwambaye ubusa? Hundi mwariye kuri rwa rubuto nabahujije. Imana irabasanga baganira nayo, ibabaza impamvu bariye kuri icyo giti. Adamu aravuga ati n'uyu mugore. Umugore aravuga nawe ati n'inzoka. Imana tugirire neza. Imana rero ibahanye n'ibihano. Cyambere ibakura muri Edeni kuko icyaha cyari kinjiye muri bo. Imana tugirire neza. Abantu benshi bajya bibaza ngo icyaha se ngo kubera iki Imana yabakuye muri Edeni. Nanjye najyaga mbyibaza, yibarekera muri Edeni ikabagirira imbabazi, ariko Imana yahise bakura muri Edeni ndetse ishyiraho uburinzi kuri Edeni kugira ngo bataza kongera gusubira muri Edeni. Imana tugirire neza. Kubera iki? Impamvu yabakuye muri Edeni ikanga ko basubira muri Edeni nuko muri Edeni burya hari harimo ibiti byinshi, ariko ibiti Bibiliya yavuze ibyo ari byo ni 2 gusa. Yavuze ubwoko bwabyo. Igiti cya mbere yatubwiye yuko ivuga Bibiliya hari harimo igiti cy'ubugingo. Hanyuma igiti cya kabiri ni icyo giti kimenyesha ikibi n'icyiza, ariko Imana irababwira iki igiti kimenyesha ikibi n'icyiza ntimuzakiryaho. Burya bari bemerewe kurya ku giti cy'ubugingo, ariko ahubwo kugira ngo barye ku giti cy'ubugingo, inzoka irabashuka bajya kurya ku giti Imana yababwiye ati nimugikoraho muzapfa. Ngewe njya nkita icyo giti, njya nkita igiti cy'urupfu, kubera ko nyine kugikoraho bitanga urupfu.
aho kugira ngo bakure ku giti cy'ubugingo baryeho babe bararambye iteka ryose, natwe baba baduhaye kuramba iteka ryose, ahubwo baragiye Satani arabashuka kubera ubugome bwe, bakora ku giti kizabatera gupfa, natwe twese tuba duhawe urupfu. Rero Imana yabakuye muri Edeni bakimara gucumura, kuko icyaha cyari kinjiye muri bo, umuntu yari yahindutse umuntu mubi, icyaha cyari kinjiye muri we. Ibyo bintu rero byatumye Imana ibakura muri Edeni kugira ngo batajya kujya ku giti cy'ubugingo bakazaramba iteka, kandi baramaze kuba babi. Imagine nawe umuntu wenda wagaragaweho icyaha bwa mbere ni Eva na Adamu, ariko nyuma yabo duhita tubona Kayini yica muri muna we Abeli. Tekereza nawe kuva icyo gihe Adamu yaza kuba akiriho kugeza uno munsi, yaza kubasha kurya ku giti cy'ubugingo, Adamu na Gahini na Eva bakaba bakiriho, bakaba bakomeza gukora ibyaha kuva iyo myaka kugeza ubu. Utekereza ukuntu baba bamaze kumera. Tekereza Gahini yaza kuba watangiye kwica muri icyo gihe, uyu munsi aba ameze gute? Nicyo cyatumye Imana ivuga iti nibave muri Edeni kugira ngo badakora ku giti cy'ubugingo bakaramba ari babi. Imana itugirire neza. Ariko Imana kubw'ineza yayo, haleluya, kuko ari umutunzi w'imbabazi, ihita ibwira inzoka, irayibwira iti rero urubyaro rw'uyu mugore ruzagukomeretsa umutwe. Imana itugirire neza. Rero irino jambo ryo kubyarwa n'umukobwa w'isugi ni irisezerano ryari risohoye rya Eva, ry'uko umwana we azaza gukomeretsa Satani wabashutse akaba wakuye muri Edeni. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka twasubiye muri Edeni kubera Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje amena yanzoka umutwe, dusubizwa muri Edeni mu buryo bw'umwuka, turongera twegerana n'Imana, turongera tuba abana b'Imana, tugira ubusabane n'ubwisanzure n'Imana kubera yuko Yesu Kristo yaje, umwana w'umugore utarabyawe n'umugabo. Imana tugirire neza. Umwana w'umugore utarabyawe n'umugabo yaraje kugira ngo yongere adusubize muri Edeni, cyangwa se mu busabane n'Imana mu buryo bw'umwuka, kandi amaherezo n'ubundi bizarangira tugiye no kubana nayo ubuziraherezo mu buryo bwose. Imana yacu itugirire neza. Iyindi mpamvu nyine ya kabiri ni uko n'ubundi bene Adamu bose kuva bacumura bavukana icyaha. Ntabwo rero umuntu ufite icyaha yashoboraga kuza nanone ngo acungure umuntu ufite icyaha. Ntabwo yari kuza ngo acungure abanyabyaha kandi nawe ari umunyabyaha afite kamere y'icyaha. Muri teoloji baravuga ngo kamere yacu twebwe abantu kuva Adamu yacumura yitwa sinful nature, mu Cyongereza niko bavuga. Ni ukuvuga ngo ni kamere yuzuye icyaha. Umuntu yari ufite iyo kamere, ni ukuvuga ngo akana k'umuntu, akana kavutse uwo munsi kaba gafite iyo sinful nature, kaba gafite iyo kamere yuzuye icyaha. Ntabwo rero Yesu Kristo yari kuvuka ngo abyarwe n'umugabo n'umugore mu buryo busanzwe hanyuma ngo abashe kuducungura, kuko yari kuba nawe afite iyo sinful nature. Ni ukuvuga ngo Kristo yaje abyawe n'Imana, atabyawe n'umugabo n'umugore, abyawe n'Imana kugira ngo aze ari umuntu utunganye rwose. Imana itugirire neza. Kugira ngo aze ari umuntu utunganye, abashe gucungura abantu badatunganye, abashe gucungura abantu bafite ya kamere y'ibyaha. Iyo niyo mpamvu umukristo wese agomba kuba yizera ko Yesu Kristo yabyawe n'umukobwa w'isugi. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ni umwana wa Mariya mu buryo bw'umubiri, ariko kandi ni umwana w'Imana, ntaho ahuriye n'umugabo witwa Adamu. Yesu Kristo ntabwo akomoka kuri Adamu, kuko Adamu n'abamukomokaho bose bafite nyine iyo kamere yuzuye icyaha. Hagombaga rero kuboneka umuntu uvuka ataturutse kuri Adamu kugira ngo abashe gucungura umuntu, abantu bose bandujwe icyaha kubera Adamu. Imana yacu tugirire neza. Zo nizo mpamvu nyamukuru ebyiri z'iyo nkingi ya mbere yo kwizera, nuko umuntu ntiyashoboraga kuzongera guhura n'Imana hatabonetse uyu muntu uje adafite icyaha ngo amucungure, noneho umuntu wese abone gusubirana mu busabane n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma inkingi ya kabiri
yatumye inkingi ya kabiri yo kwizera kwa gikristo, twizera ko twacunguwe na Yesu Kristo. Mana tugirire neza. Yesu yishyuye imyenda yose y'ibyaha byose ibyabayeho kuva kera. Umuntu wese uzizera Yesu Kristo ahagarara imbere ya data akaboneka yuko ari uwera, kubera yuko twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu rero utizera yuko Yesu Kristo yagiye ku musaraba ngo agapfira ku musaraba, agahambwa, akazuka, uwo ntabwo aba ari umukristo. Umukristo wese agomba kuba yizera yuko Yesu Kristo yagiye ku musaraba, agapfa, akabambwa, kandi akabambirwa ibyaha byacu kugira ngo tubashe gucungurwa tuve mu cyaha. Iyo ni inkingi ya kabiri. Ni ukuvuga ngo Kristo yatwishyuriye imyenda yacu yose ku musaraba i Golgotha. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Inkingi ya gatatu yo kwizera kwa gikristo iravuga ngo Yesu Kristo ni Imana. Amen. Umuntu wese wacunguwe na Kristo, cyangwa umuntu wita umukristo mu yandi magambo, agomba kuba yizera cyangwa yemera. Ubundi izi ni inkingi eshanu zo kwemera. Abakatolike bakoresha amaterme meza rimwe na rimwe y'ikinyarwanda arusha yacu ya Giporoso. Izi ni inkingi zo kwemera ubundi. Ni ukuvuga ngo umukristo wese, witwa umukristo wese, agomba kuba yemera ko Kristo ari Imana. Iyo utemera, iyo ushidikanya ko Kristo atari Imana, ni ukuvuga ngo ntabwo uri umukristo. Twebwe abakristo, ukwizera kwacu kwemera ko Kristo ari Imana. Hari Imana nka se. Imana tugirire neza. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere haratubwira ngo jambo, ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo yari Imana, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana. Ibyo rero twebwe abakristo turabyemera. Ni inkingi ikomeye yo kwemera. Imana yacu itugirire neza. Ubu ndi kubabwira ingingo nyine nyamukuru nkazivugaho gatoya, ariko tuzagaruka inyuma tugende twiga imwe tuyishyize tureba n'imirongo yo muri Bibiliya yishyigikiye. Imana yacu tugirire neza. Inkingi ya kane tuziga yo kwizera kwa gikristo, twizera yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Imana tugirire neza. Ibyanditswe byera, Bibiliya twebwe dukoresha, iyi ngiyi Bibiliya yera, twizera tudashidikanya cyangwa twemera yuko yahumetswe, ni inspiration yavuye ku Mana. Abantu benshi bavuga ngo yavuye ku Mana se gute, ngo ntiyanditswe n'abantu. Tubone n'abanditsi bayo koko, nta bantu koko bayanditse, ariko bagiye bayandika bahumekewe n'Imana. Mana tugirire neza. Timoteyo nako Paulo niko yandikiye Timoteyo, niko yamubwiye, aramubwira ati byanditswe byera byose. Timoteyo wa kabiri ibice 4. Byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha abantu. Rero twebwe twizera Bibiliya nk'ukuri kutavuguruzwa, kutagibwaho impaka, kubera yuko twizera rwose umukristo. Twebwe abakristo twemera kandi twizera yuko iyi Bibiliya yahumetswe n'Imana, yagiye yandikwa n'abakozi b'Imana batandukanye bahumekewe mo n'Imana. Mana yacu tugirire neza. Hanyuma inkingi ya nyuma yo kwizera ya gatanu, nabwiye ko ari inkingi eshanu zo kwizera. Twizera rero umuzuko w'abapfuye no kugaruka kwa Kristo. Haleluya. Twebwe twizera abakristo. Umuntu wizera Bibiliya, umuntu uvuga ko ari umukristo, agomba kwemera no kwizera rwose adashidikanya ko Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero, kandi ko n'abapfuye bizera bazazuka akabajyana. Mana tugirire neza. N'ubundi Paulo yaranditse mu Batesaloniki, arandika aravuga ngo ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa, ariko nta nubwo tuzabanziriza kujyanwa abazaba bakiriho mu isi. Ntabwo bazabanziriza abapfuye, ahubwo abapfuye bizeye bazabanza kuzuka, hanyuma bahindurwe, natwe duhindurwe, dusanganire umwami mu kirere. Kristo azaza kudutwara. Haleluya. Munsi umwe nshuti yanjye, Kristo azaza.
Imana tugirire neza. Izo ni inkingi eshanu zo kwizera kwa gikristo. Mu biganiro bikurikiyeho tuzagenda tureba buri imwe tureba imirongo ya Bibiliya itubwira itwinjiza muri uko kwizera. Imana yacu itugirire neza. Izo ni inkingi eshanu, ni nk'amashyiga y'ubukristo. Imana tugirire neza. Ni nk'amashyiga y'ubukristo, ubukristo bwicaye kuri izo nkingi eshanu. Imana tugirire neza. Umuntu ufite icyo atizera muri ibi ngibi ni ukuvuga ngo ubukristo bwe buba butuzuye. Imana tugirire neza. Hanyuma kandi nyuma y'izo nkingi eshanu nari nababwiye ngo hari noneho inyigisho 10 ziba muri doctrine biblique cyangwa se mu myizerere shingiro ya gikristo abakristo nanone bakwiye kuba bazi. Ndagerageza kwihuta. Inyigisho ya mbere, izi nyigisho zanditse mu rurimi rw'icyongereza kubera ko hari amaterime atoroha kuhita umuntu ayabona mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ndajya mvuga icyo bisobanura. Ndajya mvuga buri nyigisho 10 tuzareba, hanyuma mvuge n'ikisobanuye. Inyigisho ya mbere mu cyongereza iravuga ngo ni theologie proper, bishatse kuvuga ngo, cyangwa mu gifaransa ngo théologie proprement dite. Imana tugirire neza. Bishatse kuvuga ngo ni ahangaha muri ijambo theologie turabonamo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni theos, irindi jambo ni logos. Bishatse kuvuga ngo theos ubundi ni ijambo ry'ikigiriki rivuga Imana. Noneho logos bikavuga ubumenyi, bivuga ngo ni ubumenyi ku Mana. Imana tugirire neza. Nicyo kintu cya mbere, niyo nyigisho ya mbere nanone abakristo bakwiye kwiga, bakayigishwaho, bakayimenya. Imana, abakristo bakwiye kugira nyine ubumenyi runaka ku Mana. Imana tuvuga ni iki cyangwa ninde? Imana ni iyihe? Imana twizera ni iyihe? Ni iki bitwereka Imana? Nababwiye tugitangira ngo Imana ni ngari cyane, ntago twayiga ngo tuyirangize. Iraturenze, iraturuta, ni nyabushobozi, ni nyabubasha, yabayeho ntigitangiriro n'iherezo, yabayeho kera, ni umuremyi wa byose, ihejuru y'ubushobozi bwose. Ntabwo rwose twayimenya yose, ariko hari ibintu tuziga by'ingenzi tugomba kumenya ku Mana. Iyo ni akantu ka mbere, ni inyigisho ya mbere yo muri doctrine biblique. Hanyuma inyigisho ya kabiri ikurikiyeho bayita bibliology. Bibliology ishatse kuvuga ngo ni ubumenyi ku byanditswe byera cyangwa se ubumenyi kuri Bibiliya. Birakwiye ko abakristo bamenya uburyo bwo gusoma Bibiliya n'uburyo bwo kwisobanukirwa n'ibintu by'ingenzi biri muri Bibiliya, kugira ngo nyine babashe guhagarara neza batariganijwe n'uburiganya bwa Satani. Imana yacu itugirire neza. Inyigisho ya gatatu bayita Christology. Ni ukuvuga ngo aho ngaho hagiye buri nyigisho igiye ibamo amagambo abiri nyine, harimo Christ na Logos. Bishatse kuvuga ngo ni ubumenyi kuri Kristo. Ubumenyi kuri Kristo nayo ni inyigisho tuziga muri iyi Bible doctrine. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma inyigisho ya kane tuziga ni inyigisho bita pneumatology. Pneumatology harimo ijambo rivuga ngo pneuma na logos. Pneuma rero ni umwuka, logos ni ubumenyi. Ni ukuvuga ngo tuziga, tugomba kwiga, abantu bagomba kwiga ubumenyi, bakugira ubumenyi ku mwuka wera. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma inyigisho ya gatanu ikurikiyeho ni inyigisho bita angelology. Angelology ni inyigisho murabyumvamo n'amako harimo ange cyangwa angel na logos. Ni ukuvuga ngo ni ubumenyi ku bamarayika. Abamarayika ubundi bameze bati? Iyo tuvuze angelology hazamo abamarayika bera n'abamarayika banduye, niko navuga, cyangwa bayobye. Imana yacu tugirire neza. Ibyo nabyo tuzabyigaho, turebe abamarayika ni bantu ki, abamarayika kuki ubundi bariho, Imana yabaremeye iki.
Imana yacu itugirire neza. Hanyuma nyuma ya angelology tuziga indi nyigisho twita anthropology. Anthropology harimo ijambo rivuga ngo anthropos na logos. Aya magambo menshi ni amagambo bagiye bashyira mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa ariko bayatiye mu Kigereki. Umuntu mu Kigereki bamwita anthropos. Anthropos na logos ni ukuvuga ngo ni ubumenyi ku muntu. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma nyuma rero ya anthropos hazaza indi nyigisho twita hamartiology. Hamartiology ni ukuvuga ngo ni ubumenyi ku cyaha. Imana itugirire neza. Muzi ko nyine twabanje Imana tukurikizaho Bibiliya, Kristo n'Umwuka Wera, noneho dukurikizaho abamarayika. Muri abo bamarayika nababwiye ngo harimo abamarayika beza n'abamarayika babi bakuriwe na Satani cyangwa se na Luciferi. Hanyuma Luciferi amaze kumanuka mu ijuru, Imana imumaniye mu ijuru, yivumbuye mu ijuru, yamanutse afitiye ishyari umuntu, avuga ati ubwo nmanutse mu isi nzabuza umuntu kuzamuka ngo ajye kunsimbura, ajye kuba mu ijuru. Nicyo gituma iyo tumaze kwiga angelology na anthropology, ubumenyi ku bamarayika tukiga n'ubumenyi ku bantu, tuba dukwiye no kwiga ubumenyi ku cyaha, kuko umumarayika nyine mubi wayobye yaraje yanduza umuntu amutandukanya n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu tugomba kuziga hamartiology cyangwa ubumenyi ku cyaha. Imana yacu itugirire neza. Ariko icyaha nubwo cyaje kigatandukanya umuntu n'Imana, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nk'uko nababwiye kare kose, yahise idushyiriraho iryo sezerano ryo nababwiye ngo ryasohoreye muri iriya nkingi ya mbere yo kwizera, idushyiriraho ikintu cyitwa agakiza. Amena. Iravuga uko buri kose uyu muntu kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta misozi, nta n'inyanja, nta n'ibihe ngo byabuze umugambi w'Imana kuzura. Imana yaramenye abantu kugira ngo babe abantu bayo bayihimbaza, yaturemeye kubana nayo. N'ubundi jambo muri Zaburi yatubwira ngo umunezero wayo kuva kera na kare wari uwo kubana n'abantu. Ntabwo rero Satani yari gukuraho uwo mugambi w'Imana kuzabana n'abantu ngo bikunde. Imana rero yashyizeho agakiza, niyo mpamvu kugira ngo tuzasubirane nayo, twongere tuzabane nayo mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu tuzakurikiza inyigisho yitwa soteriology. Soteriology ni ijambo riturutse kuri salvation, bivuga ngo ni ubumenyi ku gakiza. Umuntu amaze gucumura, amaze gutandukana n'Imana, haba hakiriho ibyiringiro by'uko ashobora gukizwa agasubira n'Imana. Amena. Imana yacu itugirire neza. Haracyariho ibyiringiro ku banyabyaha, ku bantu batarizera Yesu, haracyariho ibyiringiro. Haleluya. By'uko umuntu azasubirana n'Imana kubw'agakiza, cyangwa twamaze gusubirana n'Imana kubw'agakiza Imana yaduhaye. Imana yacu rero itugirire neza. Nyuma ya soteriology narakijijwe, Domina narakijijwe, bene data abangaba turi kumwe muri studio nabo barakizwa, na runaka arakizwa, wundi nawe uri kutureba urakizwa. Hanyuma tugiye hamwe twese tubyara icyo bita itorero. Haleluya. Niyo mpamvu inyigisho izakurikira soteriology yitwa ecclesiology. Ecclesiology muri kumva nyine harimo ecclesia na logos. Ecclesia cyangwa kiliziya mu buryo bworoshye. Ecclesia bivuga church. Nukuvuga ngo twabyaye itorero, ubwo rero tugomba no kumenya itorero ni iki. Mbese itorero rifite akahe gaciro, rifitanye ubuhe mubano, rifitanye ubuhe iyi relationship na Kristo n'ijuru. Imana yacu tugirire neza. Iyo nayo ni inyigisho, niyo nyigisho ya 9 tuziga. Hanyuma ku mwisho rero inyigisho ya 10 tugomba kwiga ni inyigisho yitwa eschatology. Eschatology bishatse kuvuga ngo ibihe bya nyuma cyangwa se iherezo ry'ibyo byose. Iherezo ry'Imana ni irihe? Ko ariyo twabanje. Iherezo rya Kristo ni irihe? Iherezo ry'ibyanditswe ni irihe? Iherezo ry'abantu ni irihe? Iherezo ry'abamarayika ni irihe? Iherezo ry'abakijijwe cyangwa iherezo ry'itorero ni irihe? Amen. Imana yacu itugirire neza. Ndumva soje hano uyu munsi nababwiye ngo
uyu munsi nyine ni introduction y'ikiganiro tugiye kuzajya tureba, tugiye kuzajya dukurikira buri wa kane. Umukristo akwiye kugira ubumenyi kuri izo nyigisho zose maze kubabwira. Wenda ntabwo tuzazijya muzi cyane, ariko genda tuvugaho ibintu by'ingenzi kugira ngo bimfashe nawe bigufashe. Ejo nuhura n'umuntu akakugisha impaka ku Mana, uzabe hari ubumenyi runaka uyifiteho ku buryo atabasha kugukura ku Mana yawe ngo agukure ku kwizera kwawe. Cyangwa nawe niba hari ibyo ushidikanyaho, tuzajya dutanga n'umwanya abantu babaze, cyangwa abantu bazajya babaza ku byo twigishije, bashyiraho ibibazo. Ubutaha nituza mu kiganiro gikurikiyeho tuzabisubize. Imana yacu rero ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane. Reka dusoze n'ubundi dusenga mu izina rya Yesu. Data wera, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye cyane kuko ubanye natwe muri uyu mwanya, kandi niringiye ntashidikanya yuko ugiye kuzadushyikira muri iki kiganiro kigiye gutangira kuri iyi televiziyo, kujya kinyura kuri iyi televiziyo Impuhwe. Mwami Imana yacu, ndasaba yuko udushyigikira, ukaduha ubwenge bwo kuvuga ibikwiriye kugira ngo abakristo babyakire, bagubwe neza, bashishe mu buryo bw'umwuka. Umuntu wacu w'imbere yongera agira imbaraga, akomeza kure, agere ku gihagararo gishyitse cya Kristo, kandi tubashe rwose gusingira icyo Kristo yadufatiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niringiye ntashidikanya yuko uzadushyigikira, kandi aba bene data abanyamakuru ndetse na ba nyiri iyi televiziyo mbasabiye umugisha mwinshi kubw'uko bemeye kuzinyigisho zajya zinyura ahangaha. Imana yacu ibahe umugisha kandi ibagure mu buryo bwose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru kubwawe Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.